imbere y'Imana imbere yanyu bavandimwe bakabyerekanisha gufatana mu ntoki no gutanga impeta. Cyo tumye mvuga ni abantu umugabo n'umugore bashingiwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uzajya umukunda mukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane na Immaculée wenyine iminsi yose muzamarana mukiriho mwembi. Bagira ngo tubaze Sylvain, wowe niyo nkuru Sylvain, wemeye uyu mugeni Marie Louise ko aba umugore wawe mushyingiranwe ngo mubane umubano w'abashyingiwe mu kiteko ryera ry'Imana, mbese uzajya umukunda mukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane na Marie Louise wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Nemeye. Agira ngo twese tuhaguruke kuko uyu munsi w'ibyishimo wa Immaculée na Lucy ndetse n'abandi bose dufatanye kuvuga ngo akira ishimwe ryacu Mana, akira ishimwe ryawe. Haleluya. Yewe Mana we, akira ishimwe ryanjye. Yewe Mana we, akira ishimwe ryanjye. Umvise, usenga kwanje.
wabanye natwe iminsi yose yo kurama tumaze, kandi mu gihe twiteguraga ibi birori ubana n'umukwe n'umugeni inshuro ebyiri, kandi ubana n'imiryango yombi, nabyo turagushimiye. Reka rero aka kanya icyubahiro cyawe gikomeza kugaragara kuko wigaragaje mbere n'aka kanya gahunda zose zigiye kubera aha zibiza umugisha, kandi urushaho kutunezeza, urushaho kutubera byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Reka dukomere Yesu amashyi kuko yabanye natwe, kandi aho uri unezerwe. Nifuza ko wahobera mugenzi wawe ubwire ngo mwifurije kugubwa neza mu nzu y'Imana. Reba mugenzi wawe mwegeranye ukuhobere umubwire ngo mwifurije kugubwa neza mu nzu y'Imana. Haleluya. Unyemerere twakire ababyeyi basirivwe bahaguruke n'abaje babaherekeje, tubakire dukomera Yesu amashyi menshi cyane. Reka n'abaje babaherekeje aho muri mu myanya yanyu muhaguruke, reka tubakire dukomera Yesu amashyi menshi cyane. Reka twakire umuryango wa Nivuguruzwa Joseph n'abaje bawuherekeje n'abajye hejuru, tubakire mu izina rya Yesu dukomera Yesu amashyi menshi cyane, kandi turashimira Yesu ko yabanye natwe. Munyemere twakire amakorali yose yadufashije guhimbaza Imana muri ubu bukwe, muhaguruke tubakire namwe dukomere Yesu amashyi. Mwakoze guhimbaza Imana uko arame, mutere haleluya, dukomere Yesu amashyi menshi, mwakoze cyane. Amen. Munyemerere twakire umushumba wa paruwasi atambuke atwakire na pastor turi kumwe muri uyu mwaka. Haleluya, haleluya. Tugiye gukomezanya ndi Pastor Mushimiyumukiza Olivier, umuyobozi wa paruwasi, kandi twabishimiye kuba mwatugendereye mu birori nk'ibi ngibi. Mwese mwakira ikaze. Mureke rero munyemerere twakire abashumba baje baturutse mu maparuwasi n'amadiyoseze atandukanye, begere ijuru, noneho baturamutse begere ijuru. Amen. Se hari abandi batageze, harakoze cyane. Reka dusabe n'umushumba dukorana aha ngaha mu kiruhuko cy'izabukuru, twakomeje kugenda tujya inama. Amen, amen. Ngira ngo nyakubahwa Pasiteri Mariko yamwegeje ijuru, mwegere ijuru. Amen, amen. Bumvaga musobeka inganzo bakagira ngo hari no mu butambyi, ni muri iyo byose birimo. Imana ibahe umugisha. Reka twakire rero abandi bantu bari hano imbere, turi gufatanya abayobozi mu nzego zitandukanye. Yego, reka basabe rero abayobozi bandi bicaye hano imbere nabo begere ijuru, tubakire muri paruwasi yacu mu buryo butandukanye. Mwegere ijuru. Mwegere ijuru mwese abari aho imbere, nimudufasha se. Yego, Imana ibahe umugisha, mupepere iteraniro. Mwakoze cyane. Reka rero twakire aba bacuranzi, ni urwego narwo rushobora kubyica cyangwa rukabikiza. Ubu nitwaye n'abo amajwi bayakuraho, namwe ni mupepere iteraniro. Amen, amen. Ariko reka ngaruke kuri nyakubahwa Acidikoni watugendereye, akavuga ngo uyu munsi nkwiye kuba ku ntenyo muri gahunda nyinshi. Numvise uburebure bwazo, numva zari nyinshi cyane, ariko ahitamo kubana natwe. Ndagira ngo muhe Imana amashyi ubwo mirimo yakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitwa Acidikoni Mathias, umushumba w'Acidikoni Bwandiza muri diyoseze ya Shyogwe, nkaba n'umuyobozi wa paruwasi ya Rugendabari. Nishimiye kubana namwe mu bukwe bw'abana bacu, kandi biranejeje kuko twagomba guhagarika ibindi kubw'ubu bukwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Bageni bacu mutuze, ibintu byageze kwa nyirabyo, byose byatunganye, Imana yabyumvise. Dusome mu izina rya Yesu. Imana irema Eva,
kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo, uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu gice cya 2 turarisanga mu gitabo cyo kubara igice cya 30 turahera ku murongo wa mbere. Kubara igice cya 30 turahera ku murongo wacyo wa mbere. Nuko Mose abwira Abisiraheli ibyo Uwiteka yamutegetse byose. Mose abwira abatware b'imiryango y'Abisiraheli ati iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse: umugabo nahiga Uwiteka umuhigo cyangwa nibohesha indahiro, ntagace ku isezerano rye ngo aryonone, ahubwo ahigure ibyaturutse mu kanwa ke. Kandi umukobwa nahigira Uwiteka umuhigo akibohesha isezerano akiri mu rugo rwa se mu bukumi bwe, se akumva umuhigo we n'isezerano yibohesheje akamwihorera, imihigo ye yose n'isezerano yibohesheje ryose bizamuhama. Ariko se namubuza ku munsi abyumviyeho, ntihazagire umuhigo we cyangwa isezerano yibohesheje gihama, kandi Uwiteka azamubabarira kuko se yamubujije. Ijambo ry'Imana mu gice cya 2 dusome na rigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibwirizwa cyumvikanye, kereka niba hari uwari ufite birantega ntibimworohere kumva aya magambo, ariko uko nabyumvise nge numvise ari amagambo asobanutse kandi yisobanura. Ni byiza ko dushima Imana muri aka kanya kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze, ikaduha ibirori by'abana bacu kandi ikabikora mu buryo butangaje. Hari igihe ibirori bibaho ugasanga bifite umwihariko runaka, ejo hakaba ibindi nabyo ugasanga bifite undi mwihariko, ariko ibi byacu ntidushidikanya ko bifite umwihariko inshuro ebyiri, kuko abana bacu ni abana bacu koko, ntabwo ari byo twitirira, ni abacu, ni ab'itorero ryareze rirabamenya, kandi uyu munsi rikaba ryishimiye kuba riri kubafasha muri ibi bikorwa byiza byo kugira ngo bagaragare nk'abana bubahishije Imana, kandi koko bakaba bagiye kubikora mu buryo buzima. Ikindi ni uko aba bana bafitanye isano, byo ni ngombwa ko tubivuga nk'abakristo. Hari igihe umuntu agira umugisha, hakaba n'ubwo tuvuga ngo umuntu yagize umugisha uri dubure. Ubwo rero kuba abana bacu babiri bose tubakoreye ibirori rimwe mu buryo bumwe, kandi ugasanga ntacyo dushinja Imana, ibyo twayisabaga byose yabiduhaye, nagira ngo mumfashe duhe Imana yacu amashyi. Ababyeyi mutange impundu. Uwo mubano tuvuga n'uw'icyubahiro wategetswe n'Imana abantu batarakora icyaha. Uyu mubano werekana gufatana kwa Kristo n'itorero rye mu buryo bw'umwuka, kandi umubano wera Kristo arawushimishije,
arawubahisha ubwo yajyaga gutaha ubukwe i Kana i Galilaya, akora igitangazo cye cya mbere. Nicyo cyatumye Pawulo nawe awushima, avuga ko ari ukubaha n'abantu bose. Bene data rero, icyo gituma hari nta muntu n'umwe ukwiriye kubikora abiturungukiye cyangwa atigiriye inama cyangwa bitewe n'irari ry'umubiri. Bazanywe nuko gufatanwa no gushyingiranwa kwera. Icyo gitumye mwebwe abari hano, niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri, nubwo tuzi ko barangiye itorero, ariko twongeye kubabaza, niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri ibabuza bombi gufatanywa hamwe, akwiriye kuyivuga nonaha, kubera ko niyanga kuyivuga guhera uyu munsi kugeza iteka ryose agomba guhora acecetse. Ndagira ngo rero mbere ko tubashimira ngo mwicare, niba hari umuntu ufite impamvu y'ukuri, ndabona nta kaboko kazamuka, reka muzi ibiganza tubashimire. Murakoze cyane. Ngiye gusaba noneho abakwe bacu n'abageni bahaguruke kugira ngo tuvugane nabo. Muhagurukire rimwe kubw'impamvu z'igihe. Mwumvise rero ko iteraniro ryose abantu mwatoye, ndabona nta wo mu ruhande rw'ababisha wajemo ngo tubwire impamvu itari y'ukuri kandi nta niyo dushaka. Ariko namwe dushyigiye kubabaza ku giti cyanyu niba mukimara amaje rwose gukomeza gusangira ubuzima nk'uko pasiteri amaze kutwigisha, uko mwabihisemo mukabitekereza mukabisengera, atari urukundo rw'urumama ahubwo ari urukundo rw'ukuri kandi urukundo rw'iteka ryose. None rero namwe bene data, ndabahugura mwembi, wowe Papias Immaculée, wowe Sylvain na Marie Louise. Ndabihanangiriza kubera ko muzi ko muzabibazwa kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba, ubwo bishwe imitima y'abantu bose bizahishurwa. Namwe niba hari umuntu uzi impamvu y'ukuri imubuza gufatanywa na mugenzi we nk'uko amategeko yemera ndetse n'ijambo ryayo, ijambo ry'Imana ryemera, nayivuge nonaha, kubera ko mukwiriye kumenya neza yuko abafatanijwe mu buryo ijambo ry'Imana ritemera bataba bafatanijwe n'Imana, kandi gushyingirwa kwabo kuba kunyuranye n'amategeko. Ashaka rero ko namwe muhakana bose babyumva yuko mubikomeje. Bikaduhere kwa Papias na Immaculée. Turabanza tubaze Papias. Ese Papias, gahunda ni ntugasaze iracyakomeje? Yego, tumushimire cyane. Aracyakomeje urukundo akunda Immaculée, kandi imbere y'Imana n'abantu nk'uko tumaze kumva indahiro uyu munsi ugiye kurahira n'indahiro y'ukuri. Immaculée nawe natuye ngo tumubaze, ese nonaha hari impamvu waba wungutse yatuma ubivamo? Nayo tumushimire Immaculée, arakoze cyane, akomereje urukundo umugabo we Papias. Tugiye kubaza Sylvain, kurikije igihe umaranye na Marie Louise mukundana, mbese gahunda iracyakomeje? Nta mpamvu ufite? Yego, gahunda irakomeje, nta mpamvu. Ariko amashyi rwose yagiye hehe? Muzi ko hagize uyisubiraho byari inama byahinduka isoko. Kuki mutishimye? Ibyari inama byahinduka isoko. Kuba rero twumva bakibikomeje ni umunezero cyane. Ndagira ngo tubaze Marie Louise. Ese Marie Louise nawe none uracyakomeje, nta mpamvu ufite? Nayo. Katubashimire cyane. Wowe uwiringiye Imana Papias, wemeye uyu mugeni Immaculée ko aba umugore wawe ushyingiwe, ngo mubane umubano wera w'abashyingiwe mu kwishiteko ryera ry'Imana, uzajya umukunda mukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye, uzareka abandi bagore bose ubane na Immaculée wenyine iminsi yose muzamarana mukiriho mwembi? nemeye nyo. Mwemeye nyo? Suramo mwemeye nyo? Nemeye nyo. Yego, turagushimiye cyane ko ukomeje kuzabana na Immaculée wenyine. Immaculée nawe agiye kukwemera imbere y'abantu. Wowe Immaculée wemeye umugabo Papias ko umugabo wawe mushyingiranwe, ngo abo umugabo wawe mushyingiranwe
ushingiwe mu kiteko ryera ry'Imana, mbese uzajya umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose wari na Papiyasi wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Nemeye nto. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagira ngo tubaze Sylvain, wowe niyo nkuru Sylvain, wemeye uyu mugeni Marie Louise ko aba umugore wawe mushyingiranwe, ngo mubane umanurira w'abashyingiwe mu kiteko ryera ry'Imana, mbese uzajya umukunda, mukuyakuya, kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye, uzareka abandi bagore bose ubane na Marie Louise wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Nemeye ntyo. Rakoze cyane. Marie Louise akaba ari kumwenyura cyane kubera ko bivugiwe imbere y'Imana n'ababyeyi bawe. Ngiye kubaza nawe Tuyisenge Marie Louise, mbese wemeye uyu mugabo niyo nkuru Sylvain ko aba mugabo wawe mushyingiranwe, ngo mubane umanurira w'abashyingiwe mu kiteko ryera ry'Imana, uzajya umwumvira, umukorera, umukunda, umwubaha, kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane na Sylvain wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Nemeye nto. Arakoze cyane. Sylvain nawe ndumva Marie Louise aravuga ati uko byagenda kose ni njye nawe. Ndagira ngo muri kano kanya rero dusabe n'imiryango iduhamirize. Umusaza wa Immaculée aze afata ukuboko kw'iburyo kwa mushikiwe, amuhereze muramu we, kandi abivuge ku mugaragaro yuko yemeye kumutanga. Mama mikoro yivuge, nzi ko ari intore, akibafashe wivuge uriwe niba ubikoze mu izina ry'umuryango koko. Yewe Nizeyimana Charire, mpagarariye izina ry'umuryango, mpaye nambaje Imana Papi Uwiringiyimana Immaculée, bifuriza n'umugisha ku mwana kandi bazajya urugo. Yego rwose. Wakoze cyane. Papiyasi naza kumva ashize mumu uze kurakana umuha rwose. Batagwaye ibintu biruta ibindi byose. Kandi nabifuje n'umugisha ubwo rero ufatiraho. Turagira ngo nanone musaza wa Marie Louise aze aduhere Sylvain ku mugaragaro umugore. Ukuboko kw'iburyo guhereze kw'iburyo muramu wawe. Sylvain akiza iburyo. Yego ngaho. Njyewe Byiringiro Corneille, mpagaze mu izina ry'umuryango, mpaye Tuyisenge Marie Louise uyu mugabo niyo nkuru Sylvain ngo amubere umugore. Yego. Tumushimire cyane. Sylvain nawe fata kandi nturekure. Tugiye kugenda rero buri muntu wese arabanza arahire, abagabo murabanza murahire, ndajya mvuga hanyuma usubiremo. Njyewe nambaje Papiyasi, ndakwemeye wowe Uwiringiyimana Immaculée kuba umugore wanjye, dushyingiranwe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda, ngukuyakuya kugeza aho urupfu ruzadutandukaniriza muri kiteko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Bakoze cyane, tumushimire. Mikorofone uyu nguyu nawe arakoze cyane, ntabwo ari amagambo aba yoroshye kuyavuga. Njyewe niyo nkuru Sylvain, ndakwemeye wowe Tuyisenge Marie Louise kuba umugore wanjye, dushyingiranwe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu
byago, mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda, nzajya ngukunda, ngukuyakuya, ngukuyakuya, kugeza aho urupfu ruzatandukaniriza, kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza. nkurikije itegeko ryera ry'Imana, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. mbikurahiye ntyo. Immaculée ugiye kurahirira Papias. Njyewe Uwiringiyimana Immaculée, ndakwemeye wowe Nambajimana Papias kuba umugabo wanjye, dushyingiranywe ngo tubane akaramata, uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda, nkugusha neza, nkumvira, kugeza aho urupfu ruzatandukaniriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Papias rero yakurahiriye Marie Louise, nawe ugiye kurahirira Sylvain. Njyewe Tuyisenge Marie Louise, ndakwemeye wowe niyo Sylvain, kuba umugabo wanjye, dushyingiranywe ngo tubane akaramata, uhereye none mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya ngukunda, nkugusha neza, nkumvira, kugeza aho urupfu ruzatandukaniriza, nkurikije itegeko ryera ry'Imana, mbikurahiye ntyo. Tubashimire cyane. Aba bantu barigishijwe pastor, barabigishije koko, ni abahanga kandi barisubiza neza. Ndagira ngo rero kano kanya mukirebana uko nguko pari na marene, mwazana izo mpeta zanyu kugira ngo tuzisengere, tuzeshe umugisha. Impeta za Papias na Immaculée muzishyire hano. Yego. Impeta za Marie Louise na Sylvain. Mureke dusenge. Mana, turagushimiye kubw'urukundo rwa bene data. Mana, turagushimira kuko ijambo ritubwira ngo buri jambo ryose rikomezwa n'indahiro ndetse n'isezerano. Tugushimira Imana, izi mpeta zakorewe mu ruganda kandi zihamya urukundo rwa bene data bakundanye. Mana, tuvuga ngo izi mpeta uzeze gukora umurimo w'icyubahiro kandi umurimo w'ibihe byose. Komeza kubaha umugisha, kuba umuntu ajye areba mugenzi we, ugiye kugira ikimenyetso gikomeye. Mwami Imana gikubiye mu rukundo bakundana. Urakoze mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Amen. Murekorane hanyuma Papias banza wakira impeta ya Marie Louise. Ya Immaculée. Immaculée akira impeta ya Papias. Mwihangane ntago ndaza kubusanya. Buri mweto yabonye yayo. Hanyuma Sylvain akira impeta ya Marie Louise. Ya Marie Louise akira impeta ya Sylvain. Hanyuma n'ubundi turatangirira hano. Turavuga tugendana. Mwambitse impeta. Nkubahishije umubiri wanjye. Ngwaye ibintu byanjye byose. Bivuze mu izina rya Data wa twese. N'iry'Umwana. N'iry'Umwuka wera. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma Immaculée nawe mwambitse impeta. Nkubahishije umubiri wanjye. Ngwaye ibintu byanjye byose. Bivuze mu izina rya Data wa twese. N'iry'Umwana. N'iry'Umwuka wera. Amen. Mwongere mufatane kwa kundi. N'ubundi Sylvain niwe watangiye. Turavuga kandi dukora. Mwambitse impeta.
nkubahishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Marie Louise nawe agiye kwambika ikimenyetso cy'urudashira. Mwambitse iyi mpeta nkubahishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Tubashimire, mwongere mufatane kwa kundi muramu wawe yamuguhaye. Yego, ndagira ngo duhuze ibiganza twongere dushimire Imana umurimo umaze gukorwa. Mukure kuzana imbere kugira ngo nsabe abashumba bagenzi banjye bari mu iteraniro dufatanye kubasabira umugisha. Tambuke nsabe abapasitoro mu iteraniro dufatanye gusengera iyi miryango ya bene data. Turabaramburaho ibiganza bapfukamye, murapfukama. Ababyeyi n'ababyeyi muze dufatanye duhesha abana bacu umugisha. Babyeyi ni muze mwibarutse abana mukabavana mu maraso yanyu, dufatanye gusenga. Turambura ibiganza abandi. Mana y'iteka muremyi kandi murinzi w'abantu bose, turagushimira yuko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe uri mu bugingo buhoraho. Nuko turakwinginze ugohereze umugisha wawe aba bantu bombi, uyu mugaragu wawe Sylvain na Marie Louise, umugaragu wawe Papiasi na Immaculée, abo dusabira umugisha wawe mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano, abariko n'abasohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye. Izi mpeta zitanzwe kandi zikemerwa icyo kimenyetso kandi w'umugabo wo kubihamya. Mana tubasaba ngo bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose, bakurikiza amategeko yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dukomeze gushimira Imana, tuyikomera amashyi kandi dukomeze gusenga Imana. Imana data wa twese, Imana umwana, Imana umwuka wera, ibaho umugisha, ibakize kandi barinde. Uwiteka bagira imbabazi, abarebane urukundo, baguze imigisha yose y'umwuka n'ubuntu, kugira ngo uburyo muzabana mukiri muri ubugingo buzatume mu gihe kizaza muhabwa n'ubugingo budashira. Amen.